buriya au pays des aveugles les borgnes sont rois. Mu gihugu cy'abapfuye amaso upfuye rimwe abakanyakanya. So ubwo rero ngiye nyine ni muri urwo rwego. Kuri no case nta nubwo nshaka kwatinda cyane nuko nabonye umunyamakuru mugenzi wacu Jean Paul Nkundi neza akora ikiganiro avuga ko itangazamakuru rero urumva rero Jean Paul nibo wamubwiye gutyo yari yambaye civile ariko kwambara civile byose icyo kibazo byo turabimenyereye ntago imyenda l'habit ne fait pas le moine mon cher kwambara civile yarebye kwita ko ryese yarebye kwita ko ryese yaratebeje se mwaje murareka kweli uguzi kuvuga ngo yari yambaye civile gusa tu ntabwo wabonaga mu rwa presikidi amajire n'umunyarwanda uri muri Amerika Eric Semuhungu uyu munyarwanda akurikiranyweho icyaha cyo gusindisha ndetse no gusambanya umuntu ku ngufu ubusanzwe hari ibyaha mu butabera mpuzamahanga haribwa n'icyo bita competence universelle ibyo ni ibyaha ushobora gukora ukaba wakiburanishirizwa yego aho utagikoreye kuko kiba ari kireba isi yose yego so noneho case ya Semuhungu we icyaha yagikoreye muri Amerika yego so niba urukiko rwo muri Amerika rero rwaramuhamije icyo cyaha en principe rwakagombye kuba rwanagihana ariko Alright, JALAS Official TV turabasuhuje tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye twizere ko mumeze neza cyane twizere ko mwarangije weekend neza mukaba mutangiye icyumweru neza ubwo twizere ko kandi kizanagenda neza kuwa mbere akenshi abarimo rendiyoze ariko umugabo unyicaye imbere ntabwo mpamya ko yabishobora ibya rendiyoze kuko ari mu bazinduka kuwa mbere ubu twicaranye avuye no mu kandi kazi ngewe icyumweru cyane kirangira kwa weekend yanjye ni kwa gatanu no kwa gatandatu ego ku cyumweru ntangira akazi icyumweru cyane gitangira ku cyumweru kikarangira kuwa kane okay ubwo wowe ubwo kwa gatanu no kwa gatandatu aho ngaho ubwo abandi mu gihe bagira rendiyoze ubwo we wagira iki dimanche yose ariko ntabwo bikibasha gukunda kubera n'ubushobozi n'iki byose Karegeya Jean Baptiste twongeye kubana ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi tuguhaye ikaze wiriwe neza nyiriwe neza n'abadukurikiye mbasuhuze yego mu minsi ishize ubwo twagiranaga ikiganiro ntabwo iki kintu gitindaho cyane kugira ngo kuko icyo ndi bwibandeho ni icyo tugomba kuganiraho tugirana ikiganiro kuri case ya Karasira Aimable wari waduhaye ibitekerezo ndetse n'abakurikiye Karegeya Omar pano babonye byinshi wasobanuye nanabikunze ndabashimire ko rwose bakurikiye ikiganiro ari benshi hari boss siribuka niba ari kuri channel yanjye cyangwa yawe cyangwa yindi babaza ati se uwo muntu yize iby'uburwayi bwo mu mutwe please abantu bajye bagerageza batwumve aho kugira ngo habure n'uvuga n'utwo duki tuburu tuvuga ababizi ntago ari bo baza kuri kamera sibyo cyokora nawe mwajya mutera intambwe mukajya kubaza aba dogiteri bizi ibyo bintu by'ubuzima bwo mutwe ariko ngewe iyo ntunze mikoro ntanga icyo nshoboye kuko aho kugira ngo habure na kimwe abura utanga na kimwe nge natanga kuko ka 0.2% yego ngaho komeza ubwire nta kibazo kandi baniseguye ku bantu bajye bamenya kureagisa kuko buriya au pays des aveugles les borgnes sont rois mu gihugu cy'abapfuye amaso upfuye rimwe abakanyakanya so ubwo rero ngewe nyine ni muri urwo rwego kuri no case nta nubwo nshaka kwatinda cyane nuko nabonye umunyamakuru mugenzi wacu Jean Paul Nkundi neza akora ikiganiro avuga ko itangazamakuru ryangiwe gukurikirana iby'uru rubanza nk'uko byahoze mu bihe bya mbere kuvuga ngo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge Karasira Aimable itangazamakuru ryaramukurikiranye aburana i Nyanza ku nshuro ya mbere ryaramukurikiranye ariko kuri no nshuro nabonye uyu munyamakuru avuga ati twangiwe gufata amajwi amafoto n'amashusho kandi ubona ko ari ikintu gisa nkaho kiri umwihariko
ubwo nkijyanye mu buryo bwa kinyamwuga kugira ngo ugire icyo tubwiraho twe no kugitindaho cyane kuko kese wayitinzeho cyane wanayivuze. Urumva aho ni ibintu bibiri. Urukiko inkiko zigira umuvugizi Harrison Mutabazi, ushobora no kumuhamagara kuri telefone ugize amahirwe akitaba akabikubwira. Donc hashobora kuba amabwiriza yaturutse muri haute cour, ashobora kuboneka amabwiriza mu rukiko rw'ikirenga avuga ati aho bigeze wenda umuburanyi arahungabana cyangwa se ababuranyi ari parike ari karasira n'abamungana cyangwa n'umucamanza ati batera icyugazi, kimwe nuko bashobora kugendera ku byabaye niba ubwa mbere byarabaye ese byagize izihe ngaruka ku migendekere y'urubanza. Ni ukuvuga ngo hariya ni itangazamakuru rigomba gukorana n'ubuvugizi. Niba byagoranye bakakumira Jean Paul yari yasabye mu rukiko ubutaha yagombye kubanza akabaza umuvugizi w'inkiko akavuga ati hemewe iki habujijwe iki bakaganira. Ko ndabyibuka iki gihe bwo mbere ya Mutabazi hari wigeze kuhaba witwaga Itamwa Emmanuel, we yari yaratwemereye n'intebe y'imbere kandi mu nkiko z'Iburayi rwose abanyamakuru abashakashatsi abavoka bicara imbere, intebe z'imbere bari zabo hariho handitseho ngo presse. Icyo gihe Itamwa yari yabivuze ati rwose nta kibi mujye mubisaba hanyuma urukiko rubimenye ko mwaje intebe y'imbere bayibagenera. Ariko ubwo rero ko uri kumbaza ibintu ngiye sindagera Nyanza muri rukiko ushobora gusanga harabayemo les abus par exemple wenda n'uburenga nubwo batanze mbere harababukoresheje nabi cyangwa bakaripotinga b'influence kuko burya gukavaringa urukiko rukiri en cours biranavunanye. Burya rwose nuko nyine mu Rwanda nyine batanze access to information, itegeko ryemerera abantu kugera ku makuru risa naho rifungura imiryango, ariko nibibuze ko hari abashobora kubyabiza cyangwa baka-influence umucamanza cyangwa se bagatera umuburanyi ushobora kugira ipfunwe ryo kureba muri kamera par exemple, cyangwa yajya kuvuga akavuga ati ibi bintu ndabivuga biri kujya muri mikoro biri kujya kuri kamera barumva mvuze gutya. Kamera na mikoro hari icyo bihindura kuri mood yo mu rukiko imbere, uri kubyumva ku bucamanza ku baburanyi n'abunganizi ibyo birashoboka. So rero uwo mwanzuro nibaza ko ushobora kuba waraturutse muri mu buvugizi bw'inkiko. Akantu waruvuze uti bishobora ko wenda harabakoreshejwe uburenganzira imyitwarire n'imiburanire ya Karasira ntabwo ubona ko ariyo yateza gutuma hakumirwa kamera cyangwa ikindi kintu gishobora gusohora amajwi. No, nakubwiye ngo kamera ihindura mood y'urukiko ku baburanyi no ku mucamanza. Na Karasira ashobora kubikora kubera ko abona hari kamera n'urugero. Sibyo se? Attention, azi icyo kamera bivuga. Uziko nawe yatunze channel. Sibyo? Niyo mpamvu none se abacamanza se kugira ngo badeside ngo urubanza rubere mu muhezo cyangwa donc uruvuga ngo hari umuhezo hari mu ruhame hakaba n'uruhame rurimo itangazamakuru. Na ruriya rwanuza wabonye nk'urubanza rwa Rusesabagina rwari open ku isi yose. Sibyo se? Hanyuma urwa Karasira rukaba open rukaroma ariko n'ibitangazamakuru mpuzamahanga bibabiharingira ngo Eric bagira ubusa abahari. Bashatse babishyira no mu muhezo. Yego nyine ba BBC. Bashatse babishyira no mu muhezo. Ahubwo no kureba ngo abantu baripotinga bate izo manza cyangwa se yo kamera ihari bihindura iki muri mind y'umwe mu baburanyi cyangwa bose cyangwa umucamanza. Ariko umucamanza we ni nabo bawarabye perezida w'urukiko nibo waremeye ko abanyamakuru baza na kamera zabo na recorder zabo na mikoro n'amakarine n'amakaramu. Ariko experience y'ibyabanje ishobora kuvuga ngo bakoze ntuza basanga wenda ibintu bitaragenze uko bashakaga. Ibyo rero birashoboka ushobora kuripotinga ibintu byo mu rukiko ukabogama ugashyiramo amarangamutima, umwe akabogamira kuri parike undi akabogamira kuri Karasira undi akabogamira kuri bari abavoka ba Karasira. Ni ibintu byinshi kwa biza birashoboka, ariko nanone ntibyagombye kuvuga ngo barabikata burundu. Ibyo ni bya bindi byo kuvuga ngo umuntu atiteranya. Nibaza ko hari umunyamakuru waba yabijije uburenganzira yahawe mu kuripotinga bashobora kumuha warning cyangwa se bakamuhagarika abandi bakabemerera. So gufata umwanzuro kuri bose cya kabiri kuva ikigaruka Nyanza gukavaringa bawashoye byakabaye rero byiza. Umucamanza yarabitangaje mbere ati banyamakuru nimuzirwe muza nimuzinjiro cyangwa se
ntimuzirwe muzana kamera cyangwa umuntu akamenya kare kubivugira mu rukiko nicyo nabona kitarimo ubupfura ntabyita ubuhemu wa mugani wa Gashuhe kubwira umuntu ko ni nko gutumira umuntu akaza yagera ku irembo ry'iwawe akamubwira ati ntabwo uri bwinjire. Cyaba ari ikibazo rero, cyaba ari ikibazo, harimo kuta question de communication kuko Nyanza ni kure, ari hano Nyamirambo ho uhita ubireka ukajya mu bindi, sibyo uhita uza mu mujyi cyangwa ukajya Baoba cyangwa ukajya Remera, ariko wahagurutse waraye ijoro wagiye Nyanza, hari izindi nkuru wataye, waciye Kamonyi, Muhanga, Musambira, Ruhango, aho hose waciye ku nkuru wirukanyira ya Karasira, wageraho bakayikubuza. Aho rero ntago baba bakubaniye, ndabivuga nk'umunyarwanda muri rusange, ntago baba bakubaniye. Reka nsoreze kuri iki kintu, kuri no case ya Karasira kijyanye ntago ntekereza ko Jean Paul gusa kibayeho, ahubwo gikunze no kuba, ntago uravuga ngo gikunze kuba ariko kijya kiba. Yavuze ko ngo ari umuntu w'umusivile waje akamubwira ati ntiwemerewe gufata. Jean Paul yabivuze, yabimentioninze umuntu wambaye civile kwa ne kumwita umusivile ko ndetse n'umusivile kuko tinga cyane Jean Paul kuko ari we wavuze, wenda nundi ushobora afite agahinda ke, ariko turi kuvuga Jean Paul ko ari we expressinze akavuga ibyamubayeho kuri tele. Oya icyari cyo cyose ibyo byose kuva i Kigali ugiye Nyanza gushaka inkuru ukaza utayizanye ntawe bitababaza. Hanyuma kuvuga rero ngo umuntu wambaye civile no mu Rwanda se inzego z'umutekano zose niko zambara uniform, ntabwo ariko ahandi en principe nkaho nge nabonye hari icyo bita police d'audience. Sinzi mu Rwanda niba sinzi mu Rwanda niba bemewe ubundi hakabaye police d'audience, nuvuga ngo uteje saga mu rukiko ninde ukwevakiwe, nabo bambaye civile n'abasuruveya n'umucamanza niki, ubundi ahandi haba hicaye police d'audience. Niba habujijwe telefone, ndibuka mu Bubiligi turi mu rubanza, wari wemereye telefone ni umunyamakuru n'umwavoka avoka chercheur, atari umwavoka uri kuburana, ahubwo waje kumva ngo arebe case. Undi wese wafunguraga telefone kwanza wagomba kuyisiga kuri gate, kuri checkpoint, wanayinjirana ntiwemere kuyifungura ngo utagira icyo ufata, ari abo bonyine niba babyemera. So nukuvuga ngo none se mu Rwanda bigenda biti uyinjiranye ibujijwe cyangwa se ninde ubigenzura? Nabo bambaye civile cyangwa ko ntago njya mbona abapolisi bambaye uniform kuri mu rukiko, umutekano w'urukiko ushinzwe nde? Ngo nabo batambaye uniform rero, kuko ahandi iyo order umucamanza ntihirwa ajya muri ibyo ngibyo, bikorwa niyo police d'audience. Umwe abayicaye hariya, undi ari hariya, undi ari kuri checkpoint, babiri bari kuri checkpoint. Rero urumva rero Jean Paul nibo wamubwiye gutyo yari yambaye civile, ariko kwambara civile byose icyo kibazo byo turabimenyereye. Ntago imyenda Rabino fait pas au moine mon cher, kwambara civile yarebye kwita ko ryese, yaratebeje se mwaje murareka kweli uguzi kuvuga ngo yari yambaye civile gusa tu. Ntabwo wabonaga mu rwa presikiti amajire ijire y'umukara ku ishati y'ubururu mwa oya ntabwo ibyo mwamwisekereza shaka reka mve kuri ibyo yambaye civile, reka mbiveho. Uyu munsi rero tugiye kuganira, ariko ntabwo turi butinde cyane kuko ni case isa nkaho isobanutseho ariko ikeneyemo amakuru. Ntabwo ndi buyitindeho ibyaranze case cyangwa uko icyaha cyakozwe byo ngira ngo biri mu maboko y'urukiko. Ni case nayita mpuzamahanga kuko si umunyarwanda uri mu Rwanda, ni umunyarwanda uri muri Amerika, Eric Semuhungu. Uyu munyarwanda akurikiranyweho icyaha cyo gusindisha ndetse no gusambanya umuntu ku ngufu. Icyaha nyirizina dusanzwe twumva ko case viole, ndibuka ko Ndimbati aburana nawe hari harimo ibintu bigiye bigusa gutyo, bavuga ko yasindishije Firidausi hanyuma akamusambanya atagejeje imyaka. Yego. Kuri iyi case rero Eric Semuhungu nifuje ko nkuko ujya uvuga uti no gutera imetero no gushungura ukaduterera imetero ukanatubwira icyo amategeko avuga cyangwa se kuri information ufite kubijyanye no kuba Semuhungu agomba kuzanwa mu Rwanda
hakaba harimo ka ivuga ko yahagurukiye South Africa. Ubusanzwe hari ibyaha mu butabera mpuzamahanga haribwa n'icyo bita competence universelle. Ibyo ni ibyaha ushobora gukora ukaba wakiburanishirizwa aho utagikoreye kuko kiba ari kireba isi yose. Ibyaha byibasiye inyokomuntu, ibyaha by'intambara, ibyaha bya jenoside, ngira ngo n'iterabwoba ririmo, ariko n'umanza atari ibihugu byose. Iterabwoba, ibyaha byo gucuruza abantu, hari amakonvansiyo aba yarabaye ibihugu biyemeje bikaba bishobora kuba byagenza icyo cyaha cyangwa bikakiburanisha. Kanzi nyinshi n'aba jenoside. Urabizi ko tugira imanza nyinshi z'abakekwaho jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda baburanishirizwa mu mahanga kubera ko ni icyaha cyakorewe inyokomuntu. Hanyuma ibihugu byose byemera competence universelle bishobora kugenza icyo cyaha hanyuma bikakiburanisha. Ibitabyemera bikohereza abakekwa mu bihugu bakoreyemo ibyaha cyane cyane mu Rwanda. Pour moment ngo niyo case imeraho, ngira ngo muri no minsi na procureur general wa rwego rwasigareho TPR nawe ari mu Rwanda. Ngira ngo yarafite na gahunda yo kubonana n'abanyamakuru, arimo arabonana n'inzego zinyuranye kubijyanye n'ubwo buryo bwo bufatanye kugira ngo abo bantu bakurikirane. So rero icyo gusindisha no gusambanya cyo ntago mpamya ko ari kire international, ni ibyaha bisanzwe. Icya kabiri, umuntu yakoreye icyaha mu kindi gihugu, hari ibihugu bita bimwohereza akajya kuburanira iwabo, cyangwa se akajya gukurikiranwa n'igihugu cye. Kesi ibyo nibyo bita deportation. Tufite kesi ya Munyenyezi woherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko ntago Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamwohereje nk'ukekwaho jenoside, zamwohereje nk'uwabeshye. Ngira ngo muri interview cyangwa interrogatoire bakora kugira ngo babone ubwene gihugu, bashobora kuba babaza ntabyo u Rwanda rukwishyuza, igihugu wavuyemo ntabyo rukwishyuza. Iyo usubije ngo ntabyo, nyuma bikagaragara bavuga ati waratubeshye, bakakwambura ubwene gihugu bwabo bakagusubiza iyo wavuye. Kubeshya bikitwa kubeshya, wagera mu gihugu cyawe bakabona gukurikiranaho ibindi. So noneho kesi ya Semuhungu we icyaha yagikoreye muri Amerika. So niba urukiko rwo muri Amerika rero rwaramuhamije icyo cyaha, en principe rwakagombye kuba rwanagihana. Ariko sinzi aho bikomoka mu bijyanye na relation internationale. Nibaza ko uwaburanishije igihugu cyaburanishije kibe cyemerewe no gufunga, no guhana. So rero kuba baburanisha, ubwo numva ndavuga ko muri iyo audio numvise uko ikinyamakuru ngo niyo siribuka ikinyamakuru cyabitangaje. Ariko ubwo mu mategeko hari ibyo ntazi kuko nta nubwo nayize, abandi badufasha. Ariko kuba bamuburanishije bakagombye no kumuhana. So kuvamo rero kumwirukana, ubwo wasanga mu mahame nanone agenga icyo gihugu kugikoreramo icyaha uri umunaturalize, niko navuga, warahawe ubwene gihugu cyangwa utari uwo muri icyo gihugu. Bashobora kuvuga bati turamuburanisha, ariko igihano azagikorera aho yavuye. Aho yavuye ni hehe? Nubwo ari umunyarwanda yagiyezeyo avuye muri Afrika y'Epfo, iyo nzira niyo bazongera kunyura. Afrika y'Epfo nimwakira ishobora kumuhana ikegizekita igihano yahawe muri Amerika, cyangwa se bitirwa. Cyangwa se kimwe nuko ushobora gusanga muri Amerika baramuhamije icyaha, ariko igihano bakavuga ati kizafatwa n'igihugu yavuyemo. Kuko mu bihugu byateye nka kesi nziza nko mu Bubiligi, imanza ziba ari ebyiri. Hari icyo bita verdict de culpabilité, kwemeza umuntu icyaha, hanyuma bakongera bagasiyeje, bakongera akavuga bati icyo bita verdict de peine, bakiga ku kihano ukwiye. Ibyo rero bishobora kuba séparé. Urukiko rwo muri Amerika rukemeza culpabilité, icyaha, noneho rukavuga ati
aho akomoka bazagenda igihano dore tumwohereje nk'umunyacyaha ku buryo Semuhungu ashobora kugera mu Rwanda ntafungwe akaba umwere. byaterwa nyine n'amategeko y'u Rwanda n'amategeko y'u Rwanda nanone no kumenya ngo icyaha yagikoreye muri Amerika ariko yego hari ibihugu bigira protection y'abaturage babo kuvuga ngo umuturage wacu ntashobora kujya kuburanira mu kindi gihugu nizo kazi z'abakekwaho jenoside zibera i Burayi nuko baba baramaze kubona nationalité bakavuga bati ntabwo ubwo twamuhaye nationalité ntabwo tumwohereza kuburanira mu Rwanda bivuze ngo nanone n'ikindi gihugu wenda sinzi statut y'u Rwanda abanyamategeko nibo babizi bashobora kuvuga bati umuturage wacu wakoreye icyaha handi ntabwo twamuha n'umuturage wacu twamubonye kandi icyaha ataragikoreye iwacu ataragikoreye ku baturage bacu. Icyo niyo difference muri competence universelle. Biravuga ngo ushobora kuburanisha umuntu wakoreye utarakoreye icyaha mu gihugu cyawe utarakoreye icyaha ku muturage wawe, donc ariko yari competence universelle yari byaha nakubwiye byibasira inyoko muntu, ibyaha bya jenoside, ibyaha by'intambara, ibyo ibihugu byose bishobora kubiburanisha bititaye ngo wagikoreye he wagikoreye bandi. Niyo mpamvu mvuga ngo Ubufaransa buraburanisha umuntu mu byo yakoze nta ngaruka byagize ku gihugu. Hari ibyaha bihuriweho ku rwego mpuzamahanga. Yes, ibihugu byasinye convention ivuga ihana ibyo byaha, iyo bishyira mu mategeko noneho bikazakiburana bikaba byakiburanisha aho waba uva hose bititaye ngo nuwo muri iki gihugu yakoreye icyaha muri iki gihugu cyangwa kigira ingaruka ku bantu bo muri kiriya gihugu ukamuburanisha we naho bihuriye. None uvuga ngo ababurana mu Faransa mu Bubiligi nta ibyaha bakoze nta ngaruka byageze kuri leta kuri ibyo bihugu, ariko kubera ko bamaze bemera competence universelle kandi uwo muntu akaba yarabonye nationalité bakamuburanisha bakanamuhana cyangwa bakamufunga. Abandi bakaba extradé koherezwa mu bihugu nabyo bibona abitwa barutunga vena bagiye baza Munyenyezi nawe yabaye déporté n'abandi. So rero kuri case ya Semuhungu kuba ko ibyaha bye urumva byo birasanzwe ntabwo ari ibyaha mpuzamahanga. Icyaba gisigaye no kumenya ngo urukiko rwamuburanishije kukiruta muhano utamusabira igihano cyangwa se ngo rusabira igihano runakimuye. Hari ukumusabira gufunga imyaka runaka ugahita unayimufunga cyangwa se ukamusabira imyaka runaka ukavuga uti iyi myaka ariko ailleurs exécuté ailleurs, donc ukamwohereza ahandi ngo bari bo exécuta cyacya. Ashobora kugera mu kindi gihugu ari Afrika y'Epfo cyangwa u Rwanda bagasanga amategeko yo mu Rwanda ntashobora gufunga umuntu wakoreye icyaha mu kindi gihugu par rapport y'ubwoko bw'icyo cyaha nanone. So rero ibyo byose ntabwo navuga ngo ndabisobanukiwe. Ku makuru mfite nuko umunyamategeko we yasabye ko Eric Semuhungu afungirwa muri Afrika y'Epfo mu gihe urukiko rwifuza kumwohereza mu Rwanda. Ubona ari avantage yo kuba Eric Semuhungu nk'umunyarwanda yafungirwa muri Afrika y'Epfo kurusha uko yafungirwa mu Rwanda. Ntayo mbona niba ari ku munyamategeko we yabisabye biterwa n'ubushake bwe, ariko gufungirwa iwanyu none saha nafite abavandimwe ni hehe? Iyo ufunzwe uragemurirwa urasurwa. Ubwo nagira ngo wenda kuba yafungwa nk'umunyamahanga muri Afrika y'Epfo bishobora kuba niba umunyamategeko we yasabye Afrika y'Epfo, Amerika isaba kwaza mu Rwanda urukiko, nuvuga ngo umunyamategeko we nawe bavuga kimwe bagashaka Afrika y'Epfo. Avantage ntazo ni question ya ni wenda kuvuga ngo aho wambariye inkindi ntushobora kwambarira inyonga ukavuga ati wenda niba naravuye mu Rwanda n'umuntu uzwi nkagaruka nje gufungwa ukavuga ati fazari mbe mu kindi gihugu, ariko nta avantage zo gufungirwa mu kindi gihugu. Urumva Afrika y'Epfo siyo yakoreyemo icyaha sinayakomokamo usibye ko yayinyuzemo. Urumva wowe ntazo ntabwo ubibona mu mboni za statiye uwo ari we uko yigaragaza. Byaba bingoye ku statiye nta nubwo burana nayizi cyane najyaga mwumva mu bitangazamakuru. Ni amahitamo ye tout simplement, ni amahitamo ye ari nkanjye niba ari njye ubibajije ngiye Karegeye. Yego, nahitamo gufungirwaho nakoreye icyaha cyangwa aho nkomoka kuko Afrika y'Epfo iri hagati na hagati, siyo yakoreyemo icyaha sinayakomokamo. Afazara aho wagikoreye cyangwa se aho uvuka. Ariko kanuvuze nako niko kuko niba urukiko rwaramukatiye agomba kuza yambaye ipingu. Rega nabyo ni ikibazo. Ariko iyo ni deportation, ariko ku deporta
Abiyashobora kuvuga ati deportation igihugu igihugu gisubiza umuntu aho yaje ava. Bivuze ngo deportation ya Semuhungu niba yarageze muri Amerika avuye muri Afrika y'Epfo, ubwo niba yarafite ibyangombwa biva bya Afrika y'Epfo, hari aho ushobora guturuka nta cyangombwa cyaho, ariko niba icyangombwa cyamugejeje muri Amerika cyanditse Afrika y'Epfo, nubundi ubwo kudeporta kuri Afrika y'Epfo, hanyuma Afrika y'Epfo akazaba ariyo yakohereza mu Rwanda. Kimwe nuko nibyo basaba umunyamategeko we yasabye, ashobora kujya muri Afrika y'Epfo akavuga ati si umuturage wacu. Kimwe nuko nanone ashobora kujya muri icyo gihugu akavuga ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta masezerano dufitanye yo gufunga abanyabyaha babikoreye muri icyo gihugu. Byose ni case y'amategeko n'amasezerano abahari, icyo bita les accords bilaterales cyangwa se amaprotocole. Ushobora kujya kureba ugasanga uti mu byo twavuganye n'iki gihugu mu masezerano dufitanye kubafungira, gufunga umuntu nabyo bisaba birakuta, si bihenda se? Yego. Abafungwa se ntibatungwa na leta? Yego. None se South Africa mu myanzuro urukiko rwakoze rwavuze ko amapingu bizakoreshwa nyine mu kumuzana ari Amerika izabitanga, bizava mu mutungo wa Semuhungu. Okay. Ugomba no gufatirwa. Hanyuma se gufunga Afrika y'Epfo, kumufunga atari yakoreye icyaha, atari nayo akomokamo, Afrika y'Epfo izunguka iki? Kandi kumufunga ni ukumutunga nanone, ni ukumutunga. Tuvuga ngo urahana umuntu utarakoreye icyaha ku butaka bwawe, utarakoreye icyaha umuturage wawe, none umutunge mu misoro y'abasauza. Uvuga ngo nubwo umunyamategeko asaba ko Semuhungu yajya Afrika y'Epfo, Afrika y'Epfo nayo ishobora kumwanga cyane rwose cyane, kuko ni ukumwinvestisamo, kumutunga muri gereza ni ukumwinvestisamo, kandi nta cyaha yakoreye Afrika y'Epfo, nta cyaha yakoreye umuturage wo muri Afrika y'Epfo, nta nakomoka muri Afrika y'Epfo. Urumva? Amerika niyo yakamuhannye kuko ariyo yakoreyeme icyaha akanagikorera umuturage wa Amerika. None Amerika niba itamushoboye, usibye kuba yagera, nibaza ko Afrika y'Epfo nayo ishobora kuzamura gutya ikavuga ati jyaho ukomoka, kuko urumva ntabwo yabaho ku mafaranga kuri freza ku misoro y'abaturage ba Afrika y'Epfo, kandi nta komokayo, si nawe yakoreye icyaha, nta nubwo yagikoreye umusauza. Niba abaye muri Amerika uwo yakoreye icyaha nawe akomoka muri South Africa, iyo relation yabamo, ahubwo bivuga ko ari umunyarwanda uwo yabikoreye, umunyarwanda ariko nawe wamaze kuba umunyamerika. Sibizi uko byamera kose, urumva nyine harimo izo kiproko, ntabwo wamenya ngo umwanzuro ni uwuhe, niba ataraza kureba, ariko uko byamera kose iyo deportation izabanza mu gihugu yagiyemo avuyemo. Noneho na South Africa ishobora kumubona ikavuga ati no, wageze aho uvuye mu Rwanda, asubira mu Rwanda. Hanyuma nanone kimwe nuko ashobora no kuhagera akavuga ati ngiye mumfunze, nukureba amategeko abo bamwunganira nibo bagomba kubidefanda, bakareba amategeko agenga ibyo bihugu, kuko urumva n'uwamenya amategeko usibye abayaminujemo, ntabwo ushobora kumenya agenga Amerika, agenga South Africa, n'agenga u Rwanda ku byaha bimeze gutya no gutya. Hari ikindi kintu ntekereje, umunyamategeko ashobora kuba yasanze igihano cyo muri Afrika y'Epfo gishobora kuba kidakaze, cyangwa bafunga neza. Sinabonye se ari umunyuru wo muri Afrika y'Epfo ugeze kugaragara yipasa umusuruveya, urumva se badafunga neza. Donc ushobora gusanga bafunga neza, bafata abafungwa neza, babagaburira neza, cyangwa se bakora batavunika, batakora imirimo ivunanye, umwavoka wakamuhitiramo Afrika y'Epfo. Ariko ati icyaha kiraguhama, ariko byibuze fungirwa. Ariko na Afrika y'Epfo ishobora kuvuga ati ntago tukwakira. Afrika y'Epfo se yagira izihe nyungu zo gufunga umuntu utahavuka, utarahakoreye icyaha, utaranakoreye icyaha ku muturage wabo? Rega nibyo ubundi nibyo ngibyo. Ese avuka aha, yakoreye icyaha aha, yagikoreye ku muturage wacu, ibyo bintu bitatu Afrika y'Epfo nta na kimwe ifitemo cyo kora usibye kuba yarahanyuze. Yego. Ubwo uvuga ngo relation irimo nukuba yarinjiye muri Amerika akoresheje cyangwa yahawe na Afrika y'Epfo. So ariko na Afrika y'Epfo ishobora kugira ati nubundi wari waje aha uvuye aha na, ahubwo akandi wibagirwa nukuvuga ngo ashobora no kuhagera. Hari n'igihugu ushobora kugenda ugasanga ibyo byaha yashinjwe muri Amerika, muri icyo gihugu bititwa ibyaha. Icyo gihe rero nukuvuga ngo ashobora no kuhagera bakamuribera. Mekoma Yesu usanze gusindisha muri Afrika y'Epfo bidafatwa nk'icyaha, cyangwa hano gusindisha umuntu mukuru. Kimwe nuko mu mategeko ushobora gusanga ageze mu kindi gihugu wamwavoka wakajurira,
ashobora kuba n'akandi gakino umwavoka we akajurira akavuga ati nyamara iki gihugu ndimo ibi ntabwo ari ibyaha cyangwa se mfungiye mu gihugu ntakoreyemo icyaha kandi nta muturage waho nahungabanije bakongera bakaruburana bushyashya ibyo byose birashoboka abarimo bisaba kureba amategeko mpuzamahanga no kureba amategeko ajyanye n'ububanyi n'amahanga aho niho bashobora gushakira igisubizo ariko ubwo nyine biracyari mu kiregati hari icyo amategeko ateganya ubundi se Amerika yo kukimwikuraho niba yarakoreye icyaha umuturage wabo ubwo haba harimo utundi tu agenda ahubwo ushobora gusanga muri Amerika kandi koko umufungwa ni umuzigo yego ni umuntu ugiye gutunga wenda hari ibyo yashobora ko yakoraga asorera Amerika bigira avantage kuri Amerika ariko noneho agiye gufungwa ntacyo akora wenda Amerika ikaba yamushoramo amafaranga kandi atazayagaruza bakavuga ati ntagiye gufungirwa ahandi ibyo bibaho rero ni nk'ababimukira ni nk'iki byose biba bifite amategeko abigenga yego kuri ino kese ntabwo nshaka kujya cyane mu cyaha n'imikorere y'icyaha ariko Semuhungu uvugwa muri ino kese ni umunyarwanda nawe arabyemera ariko nanone akavuga ko ari n'umunyamerika ibi bintu byo kugira double nationalité byo byamufasha iki birimo ariko wibuke nyine ko yageze Amerika aciye South Africa niyo mpamvu mwavoka bari byo yasabye icyo byamufasha urumva nk'ibyo byaha yakoze si byatuma n'u Rwanda rumusaba urumva keretse wenda isano kuri uwo yakoreye icyaha ari umunyarwanda bishobora kugirana isano ariko nta nyungu ndi kubona kuri South Africa cyangwa u Rwanda kuba bafunguye uwo muhungu Semuhungu njye nibaza ko ahubwo n'ibyo bihugu ashobora kubigeramo bikamurekura none cyangwa se nawe agatangiza urubanza mu mfungiye iki ese ibyo bihugu byasezeranye guhererekanya abanyabyaha ese ibyo bihugu byasezeranye guhererekanya abakatiwe iyo ni indi nzira hari ukumwohereza akaburanishirizwa ahandi hari ukumwohereza bamaze kumwemeza icyaha agahanirwa ahandi hari ukumwohereza bamaze kumukatira igihano akagikorera ahandi ibyo byose ni ukureba icyo amategeko ateganya donc umwavoka we niwe ushobora kuba abizi neza kuko icyatumye ahitamo South Africa wasanga hari icyo targetinga gera urumva ntabwo ibyo ni ibitexte byinshi cyane ni amatekste ari iyo dosiye ishobora kuzamo amategeko menshi amategeko menshi n'amasezerano yabivanze hari ikintu numvisemo kuri no dosiye ko amashusho yafashe yahaye abantu in box bavugwa nabavugwa kuko ntabwo nababonye muri dosiye banditse kuri ubu cyangwa ku cyaha cya mbere kuri ko na 2020 yigeze kugira gukora icyaha 2018 yego akagihanirwa 2020 ayonga ahubwo se kuki mu byaha ko hatarimo se gukwirakwiza nanjye nicyo nibaza ndi kuvuga niba bivugwa ko hari abantu yahaye harimo Shadibu numvise bamuvuga bavuze abantu nka batatu bavuzwe bahawe n'amashusho kuba yazanwa mu Rwanda ntibyatuma bakurikiranwa iki cyaha abo yabihaye kwakira se bibi cyaha ça dépend kwakira ariko bagakwirakwiza erega iyi kesi ese ubundi hano mu Rwanda irazwi cyangwa byasabaga ko ibanziga ese abantu bazi ko uwo musore ari muri iyo nzira imeze gutyo hanyuma rero by'ubusore ariko ntihongeye kubikoresha nyaboneka okay hari igihe uri gukomeretsa umuntu ndamwita okay uwo Semuhungu uwo muntu mu Rwanda bazi ko yarabayeho ibyo yakoraga muri Amerika none uti yifasha amashusho arayageza ko bizwi icya mbere impamvu ibyo bya Semuhungu bisobanutse stati yimugaragaza nk'umuntu wimariye n'undi mugabo muri Afrika y'Epfo muri Amerika bahuriye South Africa bajyana muri Amerika barimariye yimarira n'undi mugabo umugabo arapfa ibyo nta ubirengaho ni stati ye nta ibyo biruzi namba nayo nabyirinze
nari nabyirinze. Hanyuma icyaha yakoze nugu yafashe umuntu ku ngufu amaze kumusindisha arangije akwirakwiza amashusho yifashe ari kumusambanya. ntabwo ari hatari nuko ibintu kubivugaho biramvuna rwose. D'abord kubanza urumva ndabanza nkasubira muri uwo muntu ni muntu ki. Nawe iby'amategeko byo reka nzabashakira uwayize cyane. Oya iravangavanze. Uzi navuga ngo iki, iyo dutera imetero ugenda ureba kandi natwe turi abantu. Iyo rero hari aho uteye imetero ukabona irarenga aho washakaga cyangwa ntigezeyo, sinazitera gute. Nibyo ngibyo buri niba kuko ibya yakoze ntago biri muri competence universelle. Hasigaye kureba amasezerano hagati y'u Rwanda na Amerika na South Africa yo guhererekanya abakekwaho icyaha, abahamijwe icyaha, abasabirwa ibihano cyangwa ababihawe kubafungira muri ibyo bihugu. Irumva ni ntuza nyinshi, ni texte nyinshi, nizo bareba, nizo zikenewe. Ariko nanone tukagaruka ngo kuba umwavoka we yasabye Afurika y'Epfo harimo inyungu azi cyangwa se n'ibihombo azi, cyangwa akabatekereza ibihombo byaba aramutse aje mu Rwanda. Ushobora gusanga bagera muri Afurika y'Epfo bagasanga Afurika y'Epfo itagifunga umuntu utarahakoreye icyaha. Umwavoka akaba yabateza ako kantu ati ndabizi nagera muri Afurika y'Epfo azahita arekurwa, sibyo? Icyo kirashoboka. Donc ubwo umwavoka we hari ibyo yakari. Uburyo uri guteramo imetero abantu barabyumva, ntabwo twe dushaka kwinjira kuri irareba amategeko sinyaza no gutera imetero dukeya nzi wenda kuri domaine zimwe na zimwe mba nsanzwe nkoraho. Hanyuma ikongera ikareba noneho izindi stati nshyashya zaje zizaduka. Kandi ibyo ngibyo ngiye mbigezeho nanjye ndumuntu nta morali nagera yo kuvuga ku bantu nk'abo. Umuntu umugabo wasezeranye n'undi mugabo bihita bipfa rwose, mwihangane. Mu mategeko nibyo navuga, ni ukureba itegeko ry'u Rwanda, irya Amerika, irya South Africa n'uburyo yo akorana. None tukanareba ngo avoka we kuki yahisemo icyo gihugu ntahitemo u Rwanda. Ashobora kuba azi ko ageze South Africa yamurekura, ugasanga wenda muri Afurika y'Epfo hari itegeko rivuga ngo tujya dufunga umuntu utarakoreye icyaha iwacu cyangwa ataragikoreye iwacu. None wenda umwavoka agakwepa u Rwanda kuko avuga ati mu Rwanda wenda iyo uhageze warakoreye icyaha handi bakuburanisha bushyashya ku buryo n'ibihano byakwiyongera n'urugero. Ibyo byose umunyamategeko we yabishyize mu yarabibaze, cyangwa se nibaza ko harya ubwo ni umupfakazi harya so icyo bivugiye ni ukuvuga ngo nako kantu gashobora kuba kaba impamvu. Amategeko muri Afurika y'Epfo afata ate umugabo wasezeranye n'undi mugabo nubwo yapfakaye, hanyuma se mu Rwanda bikagenda bite? Ibyo nabyo bishobora gushyirwa en consideration. None umunyamategeko akaba avuga ko ashobora guhera kuri stati y'uwo muntu n'amategeko yo muri ibyo bihugu agafata umwanzuro avuga ngo reka mwerekeze South Africa noti mu Rwanda. Yes. Harimo byinshi. Nabyumvise. Nako kantu uvuze nubwo karimo gutebya, umuntu ashobora kumva impamvu. Ashobora no kuba azabura na South Africa avuga ati ubwigunge nabagamo ubuzima nari mbaye muri bwo bwanteye gukora ibyo. Ikindi niba wari umugabo we nubwo yapfuye baramenyaniye muri Afurika y'Epfo cyangwa komoka muri Afurika y'Epfo, umwavoka ashobora kuvuga ati nyamara aho ufite famille ni muri Afurika y'Epfo. Ushobora gusanga uwo mugabo yari afite n'imitungo par exemple. Ngiye ibyo ndi kwibwira ngo mu Rwanda ngo yagemurirwa, ariko agasanga avantage ziri ari ugufungirwa kwa belle famille je dirais. Iwabo n'umugabo. Aha. No, ibyo byose ni imibare. Areka rero abantu nyine ari gihe dukora ibiganiro abantu bagatanga commentaire bakagira ngo wenda umuntu yigize ikimenya byose, ariko namwe mu mutuzanira ibintu bikomeye. Donc iyi dossier irimo amategeko mpuzamahanga, irimo amategeko
amategeko mpuzamahanga irimo ububanyi n'amahanga, hakabamo ibya transgender. Babyumva ibyo byose muri Karegeya ntibyashoboka, ni dukeya nyine za metero manini. Noneho ukibaza nanone ayo mategeko yose mvuze ukuntu angana, ureba urubanza wenda sinzi uko rwaburanye n'iminsi rwaburamwe, ariko nyewe 30 ngomba gushakisha abari nko gutemuza sore abari nko gutemuza. Donc amategeko yose sinyazi, menya andi kuko sinayizi, menya ndeba nayo nakozeho cyane, kandi ntabwo nibyo exhaustive. Wajya mu mategeko mpuzamahanga byo bikazamba akantu nzi nako kantuza ka competence universelle, kuko mba mu banyamakuru bakavaringa izo manza. Noneho iby'ububanyi n'amahanga n'amategeko n'amakonvansiyo yo guhererekanya abakekwaho icyaha, abahamijwe icyaha, abasabiwe ibihano, abahamwe n'icyaha, abasabirwa ibihano, ibyo byose sinzi amategeko abigenga. Ariko noneho byakubitira kuri icyo kintu cy'umugabo washatse undi mugabo, urumva ni ibintu byinshi, ni dosiye nini isaba kwanariza ibyo byose. Wagombye gutumira nka pano y'abantu batanu, irimo abize amategeko mpuzamahanga, abize ntuza relation internationale, irimo n'abavugizi biriya groupe b'iyo communauté. Ugashaka umuntu wo muri HDI, sibyo ukazana vode bize droit international, ukazana wize relation internationale, ugashaka wenda nka Christopher Kayumba. Abo bantu bagahura, iyi dosiye nini cyane irangaje utuntu twishi, ntabwo ari nkazaza ya matopiki twavugaga gutya, wenda ugasanga wenda nditsitsa ku itegeko, wenda ugasanga wenda ni dosiye ishaka ku itegeko ry'umuryango. Iry'umuryango ni amategeko abiri akenshi ari umuryango, habaho iry'umuryango n'irijyanye n'imicungire y'umutungo w'abashakanye. Ayo akunda kuba ari kumwe, ugasanga wenda nayo yonyine ndifokarizaho, kandi n'amategeko lokal. None uyu nguyu harangajemo amategeko international. Yes, ni ugutegereza tukareba evolution ya dosiye, namara kuzanwa akashyirwa muri Afurika y'Epfo, tukareba ikizakurikiraho, tugakurikirana tukamenya ngo ese koko wa mugani mwavuga yaragamije iki amusabira kujya muri Afurika y'Epfo, ese kuba hageze bifashije iki, cyangwa se Afurika y'Epfo tukabona iramwohereje. N'urugero ubu ntabwo turamenya, ni ugutera ibuye mu gihuru tukareba ikivumbukamo. Okay, reka nsoze ikiganiro twagiranaga. Ntabwo ntinze kuri ibi bintu byombi, yaba case ya Jean Paul ukomeze bikurikirane, ushake n'andi makuru, kuko ni nkaho biracyari flu, birasaba ko bisaba umucyo mwinshi. Yes, ni ugukurikirana updates tukareba. Naho ubu iyi dosiye ni nka introduction dukoze, kumenya ko wenda yatsetswe yahaga akaburanishwa muri Amerika, bagapropoza kumukura muri Amerika. Nicyo cyonyine dufite, ibindi ntabwo tuzi kizakurikira. So rero Karegeya, reka ngushimire ku mwanya wawe, nizere ko abari badukurikiye nabo banogewe. Twari turi muri Urban Hotel, ahantu heza cyane. Dushimire abo tuba twagiye tubana batandukanye. Mbashishikarize kuza muri Urban, nyaboneka ni ahantu heza ushobora kuza, cyane cyane abantu bakunda gufata amafunguro ya saa sita mu buryo biboroheye. Ni ahantu hagendeka, hari parikingi nziza, mu Kiyovu rwose. Uraza rwose wisange muri Urban Hotel. Ngira ngo muri kuhabona ko ni ahantu heza hakeye. Tuba turi mu White, ni muri White House, weather guard. Yes. So Karegeya, ndagushimiye rero. Asante.